nongeye mbahaye ikaze mwebwe mukurikiye ibiganiro ku Muringa TV, bya biganiro bigufasha kandi bikakongerera ubumenyi bugufasha mu iterambere ry'ubuzima bwawe. Kandi tuvuze yuko ubuzima niwo mutungo dutunze iteka, fondasiyo y'ibyo wifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. Nkakubaza nti none n'iki waburutisha? Ubuzima rero iyo bumeze neza n'ibindi byose burya wabigeraho. Ntukajye utekereza ko hari ibintu by'ingenzi wageraho mu gihe ubuzima bwawe butameze neza. Biriya byose rero bikomoka ko bihera kuri rya tangiriro ry'umuntu. Nicyo gituma rero abantu baba bagomba kubyitaho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo umugore utwite agomba kwitwara ndetse n'imimerere y'uburyo umugore atwite agomba kuba ateye, imirire runaka ashobora kugira n'imico, noneho bigatuma umwana atwite azavukana ubwenge, akaba ari umwana w'inkerebutsi, umwana ufite ubumenyi, wa mwana koko abantu bose babona bakabona ni bien. Biriya bintu rero byose bitangirira aho ngaho. Hari abantu hari ababyeyi batwite bafite imyitwarire mibi, bitwara nabi, bikagira ingaruka ku bana babo. Wabonye uburyo abakobwa wenda baba bafite imico mibi, ashobora kuba hari ukuntu yitwara, agatwita anywa itabi, agatwita anywa inzoga, agatwita yitwara ukuntu, yiyambarisha ukuntu, buriya guhera no kuri ya myambaro bagenda bambara bikazagira ingaruka ku mwana, akabivuka ari ukuntu ari bizarre, afite ukuntu ari udasanzwe, ari ibintu bidasanzwe, nyine ari umwana ufite imiterere runaka. Birashoboka ko umwana ashobora kuvuka neza, ndetse rimwe na rimwe umuntu ashobora no kuvukana ubumuga runaka, ibyo ntitwabirenganya. Ariko niki wakora ubundi umwana wawe akavuka azi ubwenge, ari umwana umeze neza? Amafunguro by'umwihariko warya. Niba rero uri umuntu witegura kuba wenda wabyara cyangwa se gutwita, cyangwa ukaba utwite, kurikira iki kiganiro biraza kugufasha. Kandi niba nawe uri umusore, uri umugabo cyangwa undi, wamenya uburyo wazafasha umugore wawe cyangwa se sheri wawe cyangwa uwo mubana kugira ngo ibintu bigende neza, muzabyara umwana ufite ubuhanga cyane. Ntabwo utakwishimira kubyara umwana w'umuhanga, kuko arashimisha kubona yapasinze neza ku ishuri, kubona hari ibintu byinshi ari kugukorera, atari wa mwana ubwira ngo kora iki ngiki agakora igitandukanye nacyo, nyine adafite logique. Hari urugero rumwe umuntu umwe yigeze kutubwira, numva rurasekeje cyane. Umubyeyi umwe yari arimo afura amesa ibi bisanzwe, noneho ubwo yari ari kumesa, hari urupapuro yabonye mu mufuka. Ahari akenshi abantu bakunze hari nk'ukuntu umugore uri kumesa, noneho yari kumesa, noneho akabona nk'urupapuro, akarusoma, akabona rurakenewe, umugabo yarwibagiriye mu mufuka w'ipantaro ye. Yarangiza akareba nk'umwana w'imyaka 4 cyangwa 5, 3, 4, 5 gutyo, wa mwana uba uri hafi aho ngo yifite utuntu ari kwikorera. Noneho aramubwira ati, amuhamagara mu izina nk'uko wahamagara irindi zina ry'undi mwana, ati runaka ngwino hano. Umwana araza. Urabona hari ukuntu uba haba hari nk'akantu k'akayaga. Arangije aramubwira ati, fata zana ririya ribuye urishyire ku rupapuro rutaza kuguruka. Umwana aragenda azana ibuye. Ikintu yakoze kiratangaje. Urumva uwo mwana yakwiye kuba nk'umuntu, umwana nawe umaze gukura yabonaga ko urupapuro rubuze kuguruka. Yararangije, none umubyeyi aribeshya ngo fata ngaho fata iryo buye urishyire ku rupapuro rutaza kuguruka. Yaribeshye mu mivugire. Umwana koko arangije afata rya buye arishyira hasi, afata n'urupapuro rushyira hejuru. Mama akajya abibona ari asa nk'uhuze, ati ntabwo nkubwiye ngo rifata urishyire ku rupapuro, nyine urupapuro rutaguruka. Yarushyiraho akabona rwa rupapuro ruragurutse. Umubyeyi akongera akamugarura gutyo. Ariko urumva ari ikintu kigaragaza yuko umwana ntabwo nawe afite imitekerereze ye. Umwana agomba guhita abona yuko rwa rupapuro rubanza hasi, agafata rya buye akarishyira hejuru kugira ngo rwa rupapuro rutaguruka. Nguko rero hari ukuntu umwana avuka afite ubuhanga bukeya. Reka ngire ntyo. Rero umugore utwite ahorana imbaraga nkeya, rimwe na rimwe aba agomba kugira ibintu rero arya bikamwongerera intungamubiri, kandi akagomba kugira ibintu arya bigafasha umwana uri mu nda. Bimwe mu bintu rero binatuma umugore utwite agira imbaraga nke, ni uko buriya ibiryo arya biba bitunga abantu babiri, we ubwe n'undi muntu atwite. Ubundi uturemangingo tw'umwana uri mu nda tuba twuzuye mu buryo bwose, cyane cyane gutangira kurenza amezi 3 kuzamura nk'6. Uriya mwana rero aba afite ibintu byose uri gutekereza umuntu agira byose kandi bikora.
niba unatekereza ngo nta nubwo afite ubwonko butekereza, uriya mwana aba anatekereza n'amarangamutima aba yagira, aba ashobora no kuvuga mu buryo bw'intekerezo tutabasha gusobanura, ariko aba afite uburyo aganira. Wumva ko ngo hari n'abavuga yuko ngo ushobora kuganira n'umwana uri mu nda. Iyo ni indi filozofi yindi dushobora kuziga mu kiganiro cyacu gikurikira, ariko igihari cyo ni umwana uba uri full packaged, aruzuye arapfunyitse byuzuye, aba yuzuye rero aba ari umuntu mukuru. Buriya rero uba ugomba kugira ibintu by'ingenzi byose ukorera inyuma ukamenya ko biri bumugireho ingaruka. Rero ibyo urya bitunga umubiri w'umwana uri mu nda. Ni ngombwa ko umugore utwite yita ku mirire ye kugira ngo ahazaza h'umwana we agire amavitamine akeneye amufasha kubaho neza ku munsi wa mbere, ku wa kabiri, ku mezi 5, 6 kugeza umwana avutse. Rero hari amafunguro umubyeyi utwite agomba kurya. Umubyeyi utwite agomba kwibanda cyane ku mafunguro yiganjemo ibirinda indwara kugira ngo hatagira ikibazo na kimwe cy'uburwayi gishobora guhura nacyo we ubwe cyangwa se ubuzima bw'umwana uri mu nda. Ibi bifasha rero wa mubyeyi utwite nyirizina ku mibereho ye, akaba ari umuntu ufite ubuzima buzira umuze cyangwa amagara mazima, ndetse n'umwana akazavuka afite ubwonko bukora neza, ingingo zisa neza, ndetse umwana yuzuye, akavuka yuzuye. Buriya ibintu bimwe na bimwe bikunze kuba ku bana mu mivukire ugasanga bafite ibibazo runaka byo kuba bari malformation cyangwa se bateye mu buryo butandukanye, kandi wenda banafite uburyo bw'imitekerereze cyangwa ibice bituzuye. Biriya binagirwa n'ikintu cyangwa imimerere y'ibyo umubyeyi aba yarakoze mbere. Rero umugore atwite agomba kurya amafunguro arimo intungamubiri zihagije kandi akabikora buri munsi kugira ngo umwana akure neza igihe akiri mu nda. Umubyeyi utwite nanone aba agomba kurya amafunguro akungahaye kuri vitamini B12. Vitamini B12 rero igira ibyo ifasha kugira ngo imiyoboro y'amaraso, ama red blood cell, ibashe kwirema, akabona amafunguro arimo vitamini C, vitamini D, kugira ngo habeho gukorwa kw'amagufa, ndetse n'amafunguro abonekamo zinc kugira ngo ubwonko bw'umwana bukure. Zinc ni ingenzi cyane kugira ngo ubwonko bw'umwana bukure kandi bube ari umwana ukerebutse, azavuka afite ubwonko bwuzuye bwinshi, bunini kandi butekereza. Uko umuntu agenda akura rero ubwonko bugenda bukura neza, ubundi ubwonko bumeze nk'igipirizo. Nacyo gituma avuga ngo umuntu aba agomba kwiga kare cyangwa umwana akiga ibintu byinshi, ubwonko bwe buba bwakira. Buriya no gukura buriya ntabwo tugera igihe ngo turekere aho, buriya umuntu akomeza kwiga. Ni nacyo gituma bavuga ngo isi ni ubuzima, ukomeza gukura uniga. Ushobora kuvuga izo vitamini B12, ayo mazenke, ayo vitamini C na D, ntabwo nzi ikintu nayakomoramo, simbizi, wenda sinizi ibyo bintu byinshi by'ubumenyi cyane, ariko ndaza kubwira ibiryo biba bikubiyemo izo vitamini. Ujye ugerageza ku mafunguro yawe, niba uri umubyeyi utwite, iryo funguro ryawe rigira ako kantu kabe kariho. Amafunguro rero akarishye cyangwa y'ingenzi cyane ku maproteine. Ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gice cya Harvard cyitwa Harvard Medical School, umugore atwite aba agomba kurya ibi bintu bikurikira, cyangwa se ibifite aho bihuriye n'ibi bintu. Niba uri umugore utwite, gerageza gukoresha utuntu cyangwa se ibintu bifite aho bihuriye n'ibintu byo mu nyanja, cyangwa izi nyama z'umweru, cyangwa ibintu byose bifite aho bihuriye n'amafi. Umugore utwite aba asabwa kurya ifi mu gihe yifuza kubyara umwana udafite ikibazo, kugira ngo nyine umwana we azaba afite ubuhanga ndetse n'ubwonko bwe bukure. Ushobora kuba utabona ifi, wenda n'imimerere ikugoye yo kubona ifi, ariko niba wayibona nakubwira ko wakoresha ifi. Ariko nanone niba udafite ifi, hari ibindi bintu bifite aho bihuriye n'ibikomoka ku mafi. Ubwo ni indagara, ubwoko bwinshi bw'indagara murazizi, ngo hari Zanzibari, ngo indugu, ibi byose, ngo indundi, ibi byose bifite aho bihuriye na turiya tunyamaswa cyangwa biriya biribwa bikomoka ku mafi byose, cyangwa ubwoko bw'amafi bikomoka mu nyanja. Turiya tuntu mu ifunguro ryawe ntibikajye bibura. Ushobora gukoresha ifu yabyo. Ushobora no kuba ugira allergie yo kurya biriya bintu. Rero hari ibindi bintu uba wakoresha bibisimbura. Reka dukomeze.
umwarimu muri kaminuza yitwa The University of Medicine Professor witwa Liza Elliott ndetse n'umuhanga mu bya siyansi witwa Rosalind Franklin bagaragaje ko umubyeyi utwite agomba kubona ifi nk'ifunguro ry'ibanze cyane cyane mu mezi 6 ya mbere. Rero ibi bituma Professor Elliott we ababwira ko abagore batarya amafi cyangwa bafite allergie ku mafi, bya bindi navuze hejuru, ukaba utarya nk'ibikomoka ku mafi ariko ushaka kubyara umwana ufite ubuhanga, ufite intekerezo nziza, cyangwa umwana ubwonko bwe bwakuze neza, wagana abaganga ukababaza ikindi kiribwa ushobora gusimbuza cyangwa se warya kikajya mu mwanya w'ifi cyangwa w'ibikomoka mu nyanja, biriya bintu cyangwa bikomoka mu mazi hasi by'amafi bifite umwihariko cyane, ndetse n'iriya mibereho yo kuba mu yindi si itari iyo hejuru bifite imbaraga dasanzwe biha ibyo bintu bibamo, ku buryo bifasha cyane cyane mu by'imitekerereze. Nanone ariko wenda mbere y'uko wenda ujya kubaza muganga, ubushobozi bwawe wenda nabwo butagufasha na twa tundi utatubonye, uretse ko ntekereza ko guhera nko kundagara ubwoko runaka bw'ubundi bwoko bw'amafi bihera ku mafaranga make, n'ubundi bindi bintu nabyo wabikoresha. Ariko nanone ushobora gufata nk'intungamubiri zikize ku bindi bintu nabyo byafasha umwana mu mitekerereze, ukarya ibishyimbo, ukanywa umufa, ukarya imboga, dodo, ubunyobwa, soya n'ibindi nk'ibyo bigenda bigufasha cyane. Hari ibindi bintu rero ugomba gukora kugira ngo umwana wawe azavukane ubwonko bunini bwiza cyangwa akuze ubwonko bwe ari mu nda. Gerageza gukoresha ibikomoka ku mata. Ibi ni ibintu rero biboneka mu Rwanda hose. Buriya rero abantu bakunze kunywa amata, ndetse n'umwana unywa amata akunze kugira ubwonko bwiza, cyangwa se akunze kugira ubwonko bufata ndetse n'ubwonko bunini. Niba ushaka kubyara umwana ufite ubuhanga cyane, jya ukoresha ibikomoka ku mata. Ikindi kintu nanone ushobora kujya ukoresha ibikomoka ku nyama cyangwa se kurya inyama, nabyo ukabirya mu buryo buringaniye, kuko buri ibi bintu byinshi iyo ubiriye nabi bishobora kugira n'ingaruka, ariko gerageza mu mafunguro yawe ibi bintu nabyo bibonekemo. Ikindi, gerageza kurya amagi. Ibi bikomoka ku matungo rero ni ibintu by'ingenzi cyane umubyeyi utwite aba agomba no kwitaho. Gendekereza ujye uvuga uti amafi yabonetse mu ifunguro ryanjye cyangwa ibikomoka mu nyanja, amata se yo yabonetsemo, inyama se zo zabonetsemo, amagi se yo yabonetsemo. Rero ibi nukomeza kubikoresha bizafasha umwana wawe kugira ngo azavuke ahugutse. Ibi rero iyo ubikoresheje ndetse bikagenda biherekejwe n'imbuto z'ubwoko butandukanye, bifasha umwana utwite kuzagira ubuhanga bwinshi. Impamvu rero nyamukuru umugore utwite agomba kurya imbuto ni uko zigira uruhare runini mu kurinda imyakura kuba yakwangirika. Ibi rero bihita bituma n'umwana atangira kuba ari umwana ufite ubuhanga bwinshi cyane. Ikindi, gerageza kugira uburyo bw'imibereho burangwa n'ibyishimo, ukora udusiporo dushobotse, uryame neza nk'uko twabivuze mu mavideo yacu yabanje. Ku mubyeyi utwite aba agomba kuryama, afite n'uburyo bwiza bwo kuryama, ntabwo ugomba kuryama uko ushatse. Twabonye ko ugomba kuryamira uruhande rw'ibumoso, nibyo byiza, kandi ukaryama urambuye amaguru. Ikindi nanone, ukirinda kuryama ugaramye kuko byangiza ubwonko bw'umwana. Twarabibonye mu biganiro bibanza by'uburyo bwiza umubyeyi utwite agomba kuryamamo, ndetse tunabona uburyo kuryama wubamye cyangwa se kuriya inda uyishyize hasi byo ari bibi cyane, uretse ko kenshi ku bantu bagira inda ikamera nk'inagaragara inyuma cyane, byo nawe ubwawe bihita bikubangamira. Ariko nawe urumva ko hari ikindi kintu ufite imbere, usa nk'uteruye umwana nubwo ari imbere, ariko nyine ni uruhu rwawe rutwikiye, ariko imbere hari undi muntu ubitse. Ubundi gutwita ni igitangaza cyane. Uba ugomba rero kuba umuntu udasanzwe, nawe ukaba umuntu w'igitangaza muri iyo minsi utwite. Ngaho nguko rero, niba ushaka kubyara umwana mwiza ufite ubuhanga, umwana w'umuhanga cyane, gerageza gukoresha ibikomoka ku mafi, ukoreshe ibikomoka ku mata cyangwa amata,
ubwo n'amacizi byose wabikoresha, ugerageje gukoresha imboga n'imbuto, dodo n'ibyo byose bikomokaho, koresha amagi ndetse n'ibikomoka ku matungo byose ubikoreshe, ariko byose binahure no kugira imibereho ikwiye, kuryama bikwiriye ndetse no kuba uri umuntu ufite intekerezo nziza. Wa mugabo we, nimba ufite umugore utwite cyangwa se n'undi runaka ubana n'umugore utwite, gerageza kumuha ibyishimo bijyanye no kumuha ibiganiro byiza, kutamubangamira, kumukoresha imirimo iringaniye no kutavunisha uwo muntu cyane, bizatuma abyara umwana ufite ubwonko bushyitse, umwana w'umuhanga kandi umwana wuzuye. Ngayo nguko rero, niba utarakora subscribe kuri uyu murongo Umuringa TV, nagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bigufasha by'ubuzima bijye bibasha kukugeraho ku gihe, kandi dukomeze kurema umuryango mugari w'abantu bafite ubumenyi bubafasha buri munsi. Nakubwiye ngo ubuzima niwo mutungo dutunze iteka, fondasiyo y'ibyo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. Akubaza ngo ni iki waba urutisha? Ntacyo rero, ntaba ari wowe uba ufite ubuzima budafite intego cyangwa butameze neza, ntaba ari wowe ubyara umwana ufite ikibazo, ahubwo mumere neza, mugire Imana n'amafaranga, impagarike n'ubugingo. Ndi Josh.